nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru ndimo nsigaye ngendera mu mucyo ukuri Yesu umukiza niwe mucyo. Turashaka kukumenya neza abantu bo kuri cano yanjye dukunda abashyitsi ikindi turanabakira ndabizi ko udashonje umaze kurya murakoze cyane nkanjye nk'umuhanzi nyine ntago mbimazemo igihe kinini maze imyaka 2 ndirimba ariko Imana yabanye nanjye yaranshoboje nkora indirimbo nyinshi nkora amavideo njya mu biterane numva n'urugendo rurerure Imana ishimwe rero ko yagiye igendana nanjye ikabana nanjye iriya ndirimbo naririmbye ivuga ngo murakoze cyane kunyakira Imana ibahe umugisha ndabishimiye mu izina rya Yesu nitwa Ingabire Yvette ndi umuhanzi Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu amen. Urakoze cyane hari akantu aravuze ngo yitwa Ingabire Yvette ngo ariko kandi ni umuhanzi ndagusaba ngo udukorere mu nganzo gato cyane dukunda abaramyi abantu bo kuri yicano dukunda abantu baramya Imana imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu nayihawe mu gihe nihanye ibyaha imbere y'umukiza Yesu nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru ndimo nsigaye ngendera mu mucyo ukuri Yesu umukiza niwe mucyo amen. Amen. Urakoze cyane Imana iguhe umugisha siko nari ntangiye kumva ngeze kure cyane Imana iguhe umugisha cyane ariko uratubwiye ngo uri umuhanzi iyo ni imwe mu ndirimbo wakoze iyo ndirimbo ni indirimbo yo mu gitabo nkunda indirimbo zo mu gitabo cyane ariko mfite n'izanjye nakoze zisanzwe nyine zo naririmbye kambarirembireho imwe mwumve gusenga kumukiranutsi kugira umumaro asenganya umwete abayuda biyiriza 3 Morodekayi atambagizwa umurwa witinya Imana yumva gusenga witinya Imana yumva gusenga mu gusenga harimo umugisha mu gusenga ingumba zirabyara kandi mu gusenga imivumo idukurwaho mu gusenga harimo byose witinya Imana yumva gusenga witinya Imana yumva gusenga. Imana iguhe umugisha muramubona rero ko ari umukozi w'Imana muvuge ngo Imana imuhe umugisha abantu muri kudukurikirana muvuge ngo Imana imuhe umugisha kandi nanjye ndawumusabiye mu izina rya Yesu kuko aririmba neza cyane murumva ko iryo jwi
ni hatari. Ikindi ririmo umwuka wera, niba mubasha kubyumva murabyumva. Imana igumugisha. Twishimiye kubana nawe kuri iyi channel Agnes TV show. Dukunda abaramyi, dukunda abantu baririmbira Imana. Nkomeje kubashimira ko tukiri kumwe muri iki kiganiro. Nizere ko munezerewe, mwishimye. Uyu mukozi w'Imana yaraturirimbiye indirimbo ivuga ngo witinya. Ndizera ko tumaze gusobanukirwa, tumaze gusobanuka, ntabwo dukwiriye kuba tugitinya. Rero arimo araduha navuga ko ari nko kutwicisha amatsiko, ari kuduha akabonjo, ariko ndashaka kumwakira noneho akatuganiriza, akatubwira ni muntu ki, tukamumenya neza, ndetse namwe mukamumenya birushijeho. Ni byiza, nibyo byiza, turashaka kukumenya neza. Abantu bo kuri channel yanjye dukunda abashyitsi, ikindi turanabakira. Ndabizi ko udashonje, umaze kurya. Murakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Arakoze cyane Agnes. Nishimiye kuba kuri channel yanyu Agnes TV show. Imana ibaho umugisha ko mwagize iyerekwa rwose mukafungura iyi channel, kandi ndahamya neza ko bamwe bazagenda bayiruhukiraho, bazagenda nyine baboneraho ibintu byiza. Imana ibaho umugisha rero mwinshi cyane. Nkanjye nk'umuhanzi nyine ntago mbimazemo igihe kinini, maze imyaka 2 ndirimba, ariko Imana yabanye nanjye, yaranshoboje, nkora indirimbo nyinshi, nkora amavideo, njya mu biterane, numva ni urugendo rurerure. Imana ishimwe rero ko yagiye igendana nanjye, ikabana nanjye. Iriya ndirimbo naririmbye ivuga ngo witinya, Imana yumva gusenga. Hari igihe ugeramo ugasenga ukagira ngo Imana ntabwo iri kumva. Yobu yigeze avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ndeba iburyo, nkareba ibumoso, nkareba imbere n'inyuma, nkabona nta Mana ihari. Ariko kuba uri gusenga wareba imbere na he hose ukabona nta Mana ihari, si uko idahari. Imana irahari, ahubwo iri gukora, ibiri gukora. Hari igihe kimwe twigeze dusenga, umuntu umwe aravuga ngo nanjye nabuze Imana. Ariko hari nyine bibaho ko hari igihe usenga ukabona ntago Imana wayifata ngo ifatike. Bijya bibaho ko hari igihe ubona utari kuyibona kandi ukaba utayifata ngo ifatike, ariko buri Imana ibiri gukora cyane cyane akenshi. Twebwe tumenyere wenda nk'imvugo y'Imana, hari igihe ujya nko gusenga ntikuvugeho. Ngiye byigeze bimbaho, tujya ahantu mu cyumba cy'amasengesho gusenga, turasenga, abantu Imana ibavugaho, ngiye niyamvugaho, nahambabaye, naho umutima rasumana, kuko wamuye iki kwe cyutavuga. Nyine numva Imana ntago inzi, numva ndihebye, numva ncitse intege, numva umutima wanjye ntago wishimye. Ngeze mu nzira, Imana inkorera igitangaza. Abantu bose twari turi kumwe barakireba nyine. Ndavuga byibura nubwo utavuganye nanjye, ariko nkoreye igitangaza. Rero nakuyemo cyuko iyi Imana ishaka kubitavugana nawe, ariko ikaba iri gukora kandi igakora ibintu by'imbaraga. Rero mu gusenga harimo byose. Mu gusenga ubundi isengesho nta hantu na hamwe rijya ritinya, rigera no ku marembo rikajya gushaka ahantu Imana ituye, rigakomanga ku irembo ry'ahantu Imana ituye. Ikintu cyose rero cyakunaniye, tumisengesho niryo ryonyine ritajya risuzugura, niryo ryonyine Imana yumva igahita iza yihuta. Muribuka ko Daniel yigeze gusenga Imana, agitangira gusenga ahita asubizwa. Izo ni imbaraga z'amasengesho. Hari igihe kimwe tuzaza tukavuga ku mbaraga z'amasengesho byonyine gusa, tukavuga imbaraga z'amasengesho, ibintu byagiye zikora, ibintu byahindutse ku bw'amasengesho, twagiye twiga ku bw'amasengesho, tubaho ku bw'amasengesho. Imana yagiye ikora ibintu byinshi ku bw'amasengesho. Rero iriya ndirimbo ndayikunda cyane, ni indirimbo nakoze bwa mbere ntangira kuririmba, niyo nahereyeho. Rero ndabifuriza umugisha w'Imana, ndabifuriza amahoro y'Imana. Imana ibarebe neza, Imana ibishimire. Iyi channel muyishyigikire, muyirebe, mumuzamure.
kandi nimwe maboko afite, Imana izabakoreremo mu mushyigikire. Imana ibahe umugisha rero. Channel yanjye yitwa Ingabire Yvette Official, hari indirimbo nyinshi, ibiganiro byinshi. Imana ibahe umugisha kandi ndabashimira ko mwanumiye, n'ikindi gihe nzagaruka, hano ni mu rugo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amen. Imana iguha umugisha mwinshi ku bw'amagambo akomeye utubwiye. Ni ukuri Imana iguha umugisha. Avuze ku kintu cyo gusenga n'umumaro wacyo. Imana imuha umugisha. Ndizera ko niba turi kumwe hano ubashije kubyumva, kuko njye mbyumvise kabiri. Imana imuha umugisha cyane. Aravuze ngo channel ye yitwa Ingabire Yvette, kandi afiteho ibintu byinshi. Murumva ni umuhanzi. Dukeneye support zanyu, dukeneye ko mutuba hafi kugira ngo natwe tubabe hafi, kuko dufite umuhamagaro uri muri twebwe. Dukeneye mwebwe rero kugira ngo mudushyigikire, tugeze abantu, tugeze ubutumwa ku bantu bisi, kuko dufite nyine iby'Imana ishize muri twebwe tugomba kubagezaho. Rero mujye kuri channel yiwe Ingabire Yvette mumushyigikire. Reka tumusabe adusengere dusoze, ariko uzagaruke. Turakunezerewe cyane, turifuza ko utatinda kugaruka. Aravuze ngo azagaruka tuvuge ku kintu cyo gusenga n'imbaraga zacyo. Turakurarikira kandi vuba kuzagaruka. Murakoze cyane kubana natwe. Ngiye kumuha mikoro adusengere tunasoza. Ndabakunda. Mureke dusenge Imana. Nzagaruka vuba rwose cyane, tuvuge imbaraga z'Imana. Imana ibahe umugisha. Uri Imana nziza kandi uri Imana ivuga bikaba. Ntujya uhinduka, Imana idahindurwa n'ibihe. Ntujya usaza ngo witwaze akabando, ntujya ucika intege. Uri Imana idacirwa inzira, hamwe tubona byanze. Uri Imana itajya inanirwa. Wowe niwe twabonye abantu batuvuyeho, ugumana natwe. Wabanye natwe mu bihe byari bikomeye ndetse mu bihe byari bigoye. Turabigushimiye. Neza we n'ubuntu bwawe nibyo bituma tudashiraho. Ndasengera umuntu wese uri kureba iki kiganiro ahabwa umugisha mu izina rya Yesu. Unyemerera ukuboko kwawe kwiza kurambukira aba bantu bawe, bahabwa amahoro, bahabwa umugisha, bahabwe kubaho mu izina rya Yesu. Mbatuyeho umwuka mwiza, mbatuyeho kurama mu izina rya Yesu. Turagushimiye rero ko wabanye natwe. Unyemerera ukomeze udushyigikire, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze Yesu, kuri Imana yumva gusenga, tubisabye twizeye. Amen.